wowe ufunguye iri funguro ry'umunsi, nkwifurije icyumweru cyiza cy'umugisha cya Pentecote. Umwami Imana aguhaze ibyiza. Wowe nkurikiye uri mu Rwanda, Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, nawe uri mu mujyi wa Kigali, ndetse nawe uri kunyumva uherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ndetse n'abari ku mugabane itandukanye, Uburayi, Amerika, Aziya na Australia, namwe abari muri Canada, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Umwami Imana abahaze ibyiza kandi mugire icyumweru cyiza cya Pentecote. Uyu munsi muri kumwe na Prophet Samuel. Iri ni ifunguro ry'umunsi. Ifunguro ry'uyu munsi riratubwira riti: Uwiteka akuremeye ubuhamya bushya, kuko Yesu asoje icyo yasezeranyije nawe. Yagusezeranije nawe ugiye kuvuga ishimwe ryawe mu zindi ndimi. Ndasubiramo: Uwiteka akuremeye ubuhamya bushya, kuko Yesu asoje icyo yasezeranyije nawe ugiye kuvuga ishimwe ryawe mu zindi ndimi. Turasoma amasomo abiri. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Luka ibice ni 24 n'umurongo wa 39. Bibiliya yavuze ngo: kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Isomo rya kabiri turarisanga mu byakozwe n'intumwa ibice ni 2 umurongo wa 1 kugera 4. Bibiliya yavuga ngo uwo munsi wa Pentecote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyijemo zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzura umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amena. Ndasubiramo: umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyijemo zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Bose buzura umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Tuvuge cyane ngo amena. Inshuti yanjye, mwene data, Imana ishimwe. Turi mu cyumweru cya Pentecote. Iki ni icyumweru cyo kuzura umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka wera wanjye naza azababera umufasha. Kandi umwuka wera niwe udusabira, niwe udusengera, niwe udusabira ibyo dukennye byose, niwe utuvuganira kuri Kristo, Kristo akatuvuganira kwa Se, ariwe data wa twese. Imana iduhana umugisha. Uyu mwuka wera iyo utamufite uba umeze nk'umuntu utafite warane cyangwa se udafite uruhushya rwo kugera kuri Yesu, kubera ko uyu mwuka wera niwe utuvuganira, niwe uduhuza na Yesu, niwe udusabira. Uyu mwuka wera iyo utamufite ntacyo uhabwa kivuye kuri uyu mugabo witwa Yesu. Ariko iyo ufite mwuka wera urakomanga bagakingura, kuko umwuka wera niwe ukuvuganira akavuga ngo odi nzanye kanaka arasaba iki. Imana ikumpere mwuka wera. Ndasaba ngo muri aya masaha wakire mwuka wera, wakire imbaraga ya mwuka wera, kubera ko ufite ibibazo byinshi cyane, ufite agahinda kenshi cyane, ufite umubabaro mwinshi cyane, ufite intimba zirimo zigushengura umutima, ni nikitazonebo, ufite ibigeragezo, hari umusozi umaze igihe kirekire Satani yagufashe mpiri, uwo munyururu we ntiwabasha kuwica, ubusambanyi, ubusinzi, w'amagambo, w'amarira, w'agahinda, uwo munyururu ntago bishoboka. Ariko reka nkubwire ngo nubwo uri kugendana n'inshuti yitwa agahinda, ikihe kirageze ngo Imana isoze iyo yagusezeranyije.
agahinda kajya katubera inshuti mukagendana, wakurira imodoka kagafata umwanya, wakishyura imyanya ukakishyurira, wajya muri salo kakishyurira bakagatera make-up, wakambara ikote kakambara irindi. Agahinda ni inshuti mugendana, nta kindi kigukuraho agahinda uretse umugabo witwa Yesu. Ubwe yaravuze muri Matayo 11:28-29, haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, haleluya, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, haleluya. Ngo mwemere kuba abagaragu bange munyigireho, ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo kandi kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye ukaba utavunanye. Nta kindi nta mundi mutwaro Yesu aguha ni ukumwizera no kumukorera, nawe akaguha Mwuka Wera ubigufashamo. Imana ishimwe. Ndagusabira ngo wakire Umwuka Wera kubera inshuti. Wakira Mwuka Wera akakubera inshuti, ya nshuti yitwa agahinda urayitera umugongo, muratandukana. Ya nshuti yitwa amarira muratandukana. Ya nshuti yitwa bibazo muratandukana. Ya nshuti yitwa amadene muratandukana. Ya nshuti yitwa uburwayi muratandukana. Ya nshuti y'amarozi muratandukana. Ya nshuti y'imyuka mibi muratandukana. Ya nshuti y'umudayimoni muratandukana. Ya nshuti y'amagambo muratandukana. Ya nshuti y'uburaya muratandukana. Ya nshuti y'ubusinzi muratandukana. Ya nshuti yo kubeshya muratandukanya. Ya nshuti yitwa kinyoma muratandukana. Kubera iki? Wagize inshuti nziza, wagize inshuti yitwa Mwuka Wera, haleluya. Yagize inshuti yitwa Mwuka Wera. Iyi nshuti kuyobora kuri Kristo, iyi nshuti kuvuganira kwa Kristo, iyi nshuti gutangira ubuhamya, iyi nshuti kuremera ubuhamya, iyi nshuti gufasha gukora ibyari byakunaniye, iyi nshuti gufasha gusengera abarwayi bagakira, iyi nshuti gufasha kuba gusengera ideni rikishyurwa, iyi nshuti gufasha gusengera imyuka mibi kagenda, iyi nshuti gufasha gusaba akazi kakaboneka, iyi nshuti gusaba igikundiro kikaboneka, iyi nshuti kuzanira favor y'Imana. Ni nikitazone botara wizokire. Iyi nshuti igushoboza byinshi, iyi nshuti kushoboza byinshi. Yesu yaravuze ngo uwo Mwuka naza azabayobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Ngo kandi ikindi cya kabiri azenda kubyanja bibahe. Ntago wajya kubya Kristo udafite Mwuka Wera, ntago wajya kuby'Imana udafite Mwuka Wera, ntago wakinjira mu masezerano udafite Mwuka Wera, ntago wamenya ko umuntu ashonje udafite Mwuka Wera, ntago wamenya ko umuntu akeneye ubufasha udafite Mwuka Wera, ntago wamenya kuganiriza umuntu ubabaye udafite Mwuka Wera, ntago wamenya gushyigikira umuntu udafite Mwuka Wera, ntago wagira ishurirwa udafite Mwuka Wera, ntago wamenya kujya gusura umuntu udafite Mwuka Wera. Udafite Umwuka Wera ugufashisha nta rukundo wagira. Ndagusabira Mwuka Wera uyu munsi, usabe Mwuka Wera, iki cyumweru wuzure Mwuka Wera. Mwuka Wera naza azakuyobora mu kuri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, azenda ku bya data biguhe, azakora ku byo mu ijuru, azaguza n'amasezerano, azaguza n'ikimana yavuze, azaguza n'ikimana yakugambiriyeho. Hora amashiko ya babatara wizokere. Azaguza n'isezerano, azaguza n'icyo ushaka, azaguza n'icyo wasengeye, azaguza n'ubukwe, azaguza n'akazi, azaguza na business, azaguza n'inshuti z'umumaro, azaguza n'umugabo utagukubita, azaguza n'umugore utagusuzugura, azaguza n'imikorere myiza, azagushyiraho igikundiro. Haleluya, Imana ishimwe. Bibiliya irambwira Samweli wa mbere 16:23. Bibiliya imbwira iki? Irambwira ngo nuko Samweli ahera ko yenda ihembe, asuka Dawidi y'amavuta imbere y'abakuru be. Baramusuzuguraga, baramwangaga, baramupingaga, baramusekaga, yari icibwa, yari yaciwe mu muryango. Ariko Bibiliya imbwira iki? Bibiliya irambwira ngo uwo mwanya Umwuka w'Imana akageza kuri Dawidi cyane. Reka ngusabire Mwuka Wera, wakire Mwuka Wera. Haleluya. Mwuka Wera nakuzaho uzaba nka Dawidi. Dawidi akimara kwakira Mwuka Wera, hakiri ikintu cyitwa favor y'Imana. Ubwiza bw'Imana bumuzaho, igikundo cy'Imana kimuzaho, igihugu cyose kiramumenya, abatamuzi baramumenya, abamupinga baramwemera, abamurwanyaga baramwemera. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Imana iturengere kandi Imana idutabare. Bibiliya iravuga ngo maze Dawidi yakira Umwuka w'Imana. Reka ngusabe ngo Imana ikumbere Mwuka
wera. Yesu aravuga ngo kandi ikindi, uwo mwuka naza azanyubahisha. Mwuka wera naza azaguha agaciro. Mwuka wera naza azakwamamaza. Mwuka wera naza azagushyira mu yindi ntera. Mwuka wera naza azaguha igikundiro. Mwuka wera naza azaguha ubwiza utari ufite. Mwuka wera naza amagambo ava mu kanwa k'abantu bazayakunda. Mwuka wera naza ibyo uvuga bizafasha abantu. Mwuka wera naza ngo uwo mwuka azanyubahisha. Ntabwo uzongera gusuzugura, tuzongera gusebya abantu, tuzongera gutukana, tuzongera kwanga abantu, tuzongera kwinuba abantu. Mwuka wera naza azakuha, haleluya, kubaha Imana. Azakwigisha uko bubaha Kristo, azakwigisha kwirinda icyaha, azakwigisha byinshi cyane. Haleluya, haleluya. Avuga ngo mwuka wera naza hari ikindi cya kane azakora, ngo niwe uzemeza ab'isi, niwe uzabemeza. Wowe ntacyo ufite cyakemeza abantu, nta magambo ufite yakemeza umuntu, nta bikorwa ufite byakemeza abantu. Ndagusaba ngo saba mwuka wera, nagera muri wowe abagupingaga bazakwemera. Manda yasikaza boshikora mano, abagusuzuguraga bazakubaha, abari baraguciye bazakwishakira. Kubera iki? Mwuka wera naza muri wowe uzakora imirimo n'ibitangaza. Abami ba kabiri ibice bibiri ku murongo wa 13 na 14, Bibiliya irambwira ngo maze yababwira Elisa ngo Elisa nsaba icyo ushaka ndakigukora ntaragukurwaho. Ngo nuko Elisa aramubwira ngo ndakwinginze ndagumyuka ibiri, imigabane ibiri y'umwuka uri muri wowe. Kubera iki? Elisa abana baramusuzuguraga, bamwitaga umunyaruhara, baramutukaga, yari umuboyi, yari umuhinzi, yari umunyacyaro, nta gaciro yari afite. Aravuga ngo ninakira umwuka wera abansuzuguye bazanyubaha, abapingaga bazanyubaha, abanyanze bazankunda. Sabya mwuka wera Imana imuguhe mu izina rya Yesu. Arangije avuga ngo ndaga umwuka, imigabane ibiri y'umwuka ukuriho. Ngo Elisa amaze kwakira imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya akubita amazi aramwumvira. Haleluya. Ndagusaba ngo usabe mwuka wera, nibitakumviraga bizakumvira, n'ibiti bizakumvira, dayimoni zizakumvira. Yesu yavuze ngo nimwambara izo mbaraga muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Iyo ufite mwuka wera utegeka dayimoni agahunga. Dayimoni w'uburwayi aragenda, dayimoni w'ubukene aragenda, dayimoni w'inyatsi aragenda, dayimoni w'amarozi aragenda. Iyo ufite mwuka wera tarawizokerebe ushano magide ene kitazonebo. Iyo ufite mwuka wera abadayimoni barakumvira. Ntabwo abadayimoni barakumvira ngo abantu bananirwe kukumvira. Iyo ufite mwuka wera wirukana indwara. Elisa bararangije, aba bana b'abahanuzi bamwitaga umunyaruhara, babonye ukuntu amazi amwumviye, nabo baramwumvira, baza gupfukama imbere ye, baravuga ngo Imana iri muri ya Eliya iri muri Elisa, none rero tugiye kumukorera Elisa kubera ko afite imbaraga z'Imana. Herebo taya wilibo, afite imbaraga, afite ikimurimo, afite irindi isurirwa, araturenzeho, afite byinshi. Amazi aramwumvira. Nimba amazi amwumvira, turi bande bo kutamwumvira? Ndagusabira mwuka wera, ibintu byose bizakumvira. Aho waca gusuzuguwe bazakubaha. Impamvu ugihagaritse ukifite agahari ugitugatuga, nta mbaraga ya mwuka wera muri we. Saba mwuka wera, indwara zizakumvira. Saba mwuka wera, bukene buzakumvira. Saba mwuka wera, amarozi azakumvira. Saba mwuka wera, abantu bazakutinya. Haleluya. Manda yasire zoboshiko y'abantu. Saba mwuka wera aya masaha, usabe mwuka wera. Mwuka wera nagera muri wowe hari byinshi biri buhinduke. Mwuka wera nagera muri wowe hari imbaraga uri bwakire. Mwuka wera nagera muri wowe hari amateka ari buhinduke. Mwuka wera nagera muri wowe hari ibitangaza biri bukoreke. Mwuka wera nagera muri wowe Yesaya 3:1 Bibiliya yambwira ngo umwuka wera ari muri nge, mwuka w'Imana ari muri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta. Saba mwuka wera. Mwuka wera nagera muri wowe abantu bakubaha batakubaha. Mwuka wera ari muri wowe, babyumve ntibabyumve, mwuka wera ari muri wowe hari ikiri bukoreke. Bibiliya yambwiye muri ibi bice bitatu. Haleluya. Muri ibi bice bitatu
Imana ishimwe. Muri ibi bice bitatu by'igitabo cy'ibyakozwe n'umwa ngo Petero na Yohana bamaze kwambariza imbaraga, bamaze kuzura mwuka wera, ngo barazamuka bajya mu rusengero bajya gusenga. Mu gihe cya saa kenda hari ikirema cyicaraga ku irembo ryitwa Giza kigasabiriza kigatega ko bagiha, ngo maze bakibonye ku murongo wa 3 n'uwa 4 5 Bibiliya mbwa ngo kirabasaba ngo gikeka ko bamuha, ngo maze Petero amubwira ngo oya uturebe, wowe gusa turebe, nta kintu usabwa, uturebe udutumbere, kubera ko turi mu ikintu ushaka. Hari ikintu maze iminsi ushaka, hari ikintu kikwicaza aha, hari impamvu wicaye aha, hari impamvu maze igihe, hari impamvu maze iminsi usenga, hari impamvu maze iminsi ubanura, hari impamvu maze iminsi ubwiriza, ariko urwego wari uriho ruraruvaho. Petero amubwira ngo icyo mfite si ifeza n'izahabu, ariko icyo mfite n'ubundi nicyo washakaga kuva kera, ndakiguha rero kuko kiri muri nge, mwuka wera ari muri nge. Icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu, ni mwuka wera. Mwuka wera uri muri nge ahagurutsa ibimuga, mwuka wera uri muri nge yirukana indwara, mwuka wera uri muri nge ahindura amateka, mwuka wera uri muri nge yirukana dayimoni, mwuka wera ubumuga buramwumvira. Avuga ngo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kubw'imbaraga za mwuka wera uri muri nge haguruka ugende, ngo uwo mwanya ubugumba mbari burakomera, amagufwa aramwumvira. Ndasaba ngo Imana iguhe mwuka wera, hari ibintu bizakumvira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibice bibiri Bibiliya irambwira gute? Murongo wa 39 kujya 40 birambwira ngo Petero barangije aba bantu bamwita umusinzi, ari mabwiriza bavuga ngo abo bantu basinze, arabakana ngo nago twasinze, avuga ngo mwasinze, none mutasinze. Ibyo birimi muri kuvuga ni ibiki? Ngo bari bavuga ngo zopanini ketazonebo, barangije avuga ngo Petero yasinze. Noneho aba bantu banyweye amayoga, maze Petero ababwiriza 39 40 Bibiliya ngo bamaze kwemera baramubaza ngo bagabo bene data, mbese dukora iki? Oh haleluya. Abamwitaga umusinzi bavuga ngo mbese dukora iki, ko bituyobeye, ko tubonye imbaraga ziri muri mwe, mbese dukora iki? Uyu munsi dukora iki? Abantu bazakugisha inama niwambara mwuka wera. Ngo maze Petero atangira kubabwira ati nimwihane, nta yindi mbaraga ituma wakira mwuka ni ukwihana. Hababwira ngo nimwihane, mureke ibyaha, mureke amatiku, mureke ubujura, mureke ubusambanyi, mureke kuroga, mureke kubeshya, mureke ishyari. Namwe mwakiriye impano, haleluya, namwe mwakiriye impano kuko murajya ari uwanyu n'urubyaro rwanyu. Ndagusaba ngo wihane uyu munsi, icyaha wari ufite ugikure mu nzira, wihane. Mwuka wera umusaba arahita aza ku buzima bwawe. Turi mu cyumweru cya Pentekote cyo kwakira imbaraga ya mwuka wera. Ihane uyu munsi, ejo urahita wakira imbaraga ya mwuka wera. Ejo mu gitondo urabyuka ukora imirimo n'ibitangaza, abantu bumirwe batangare. Imana ikumpera umugisha kandi Imana igushigikire. Numara kwihana, mwuka wera naza muri wowe, iryo deni rizagenda. Mwuka wera naza muri wowe, ayo marozi ahora gutera azagenda. Mwuka wera naza muri wowe, izo dayimoni zigutera nijoro kana wiseguye Bibiliya ngo niho zizakuniga ahubwo uzapfa. Banza wihane wowe, Bibiliya kuyisegura ntabwo bikuraho dayimoni, ahubwo wihane ugarukira Imana. Imana ikugirire neza. Ihane ako kazo zakabona, ihane imbaraga n'imirimo bizakoreka ku buzima bwawe. Imana yo mwijuru kumpera umugisha, kubera ko Yesu agiye gusohoza icyo yavuze, aje gusohoza icyo yavuze. Icyo yavuze nta kindi ni mwuka wera. Mwuka wera akaduza n'ibindi byose dukenera mu izina rya Yesu Kristo. Mwakire mu izina rya Yesu, mwakire mu izina rya Yesu, mwakire mu izina rya Yesu. Pokea la jina la Yesu spiritual Father. Haleluya. Imana ikumera umugisha kandi Imana igushyigikire. Gubwa neza kandi ugira umunsi mwiza. Cyumweru cyiza cya Pentekote, nawe wuzure mwuka wera, uvuge mu ndimi nshya, ushima Imana mu ndimi nshya, uhimbaza Imana nini boshiko ya mando ya sireze bo shanomagere, uhimbaza Imana nini kitazorebo, uhimbaza Imana, uzamura amashimwe, uzamura amashimwe mando ya sire dostahire grive, uzamura ishimwe ni mu ndimi nshya, uri muzuye mwuka wera. Imana ishimwe, uziko wuzure
umwuka wera ukibagirwa kuri buburare, siko wuzura umwuka wera ukibagirwa ku isi y'ibibazo ibaho. Uzura mwuka wera agahinda kazarangira. Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha. Urakoze Mana kubujuje mwuka wera, urakoze kuduhaye icyo wadusezeranyije, urakoze ko uyu mwuka naza azaduza n'ibindi byose dusaba. Urakoze Mana kubikoze. Fasha buri muntu wumvishe ifunguro ry'umunsi yakira imbaraga ya mwuka wera, imbaraga ya mwuka wera imuhe kwihangana mu kibazo arimo, kubera ko twuzura mwuka wera tukibagirwa isi y'ibibazo. Nyemera yakire mwuka wera kandi mwuka wera mukoresha ibikomeye. Ndamusenge nize mu izina rya Yesu, amen. Mugubwe neza. Sangiza mwene se ubutumwa bwiza, sangiza mwene se inkuru nziza. Ahari ashobora kuba atari kuri uru rubuga, ariko nyemerera umusangize iyi nkuru nziza nawe asabe iyi mpano kandi ayihabwe mu izina rya Yesu. Mugubwe neza. Mwari kumwe na Profete Samuel. Umwami abishimire kandi abahazi byiza. Mugire icyumweru cyiza cya Pentecote. Shalom shalom.